mwabanyeshuri mwe mu ntege amatwi nge perezida wa Ruda mu Rwanda hose. Ruda ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 good many causes. Ruda ni ishaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200. Uburyohe bw'abanyarwanda budatera diabete haba. Umva mwana munyeshuri we, ugiye kujya mu kiruhuko cyangwa se witegura kufata birote yawe uko yamera kose, kankubaze, Imana iramutse ikubajije iti ko nshaka ko wajya mu ijuru kano kanya, uzi verbs zingahe? Bityo rero wa munyeshuri we, Imana wayisubiza iki? Waba uzi izo verbs ugiye kuyibwira? Bityo rero banyeshuri mwese mu Rwanda n'ababa mu mahanga, banyarwandakazi mu nteze amatwi yombi, kano kanya mpagaze hano mu birindiro byacu by'Abarudi Kanombe mu kagari k'Akamashashi mudugudu wa Kindege murenge wa Nyarugunga akarere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Mwiga amavabuzi kuko mushobora gutungurwa n'amahirwe mukayivutsa, kandi mwari mufite umwanya uhagije. Buri mu kiruhuko mujye muharanira kwiga amavabuzi menshi cyane, byibuza amavabuzi nabateguriye 20,000. Mujye mufata izo mufashe, ariko mukora ibishoboka byose buri kiruhuko mugire amavabuzi mumenya. Noneho nyuma yaho nzabigisha amatensezi uko muzayakurikiranya, namaze kuyabashirira ku nkoranyambaga hose ku isi hose, barimo barayakurikirana barayayoka. Muri make namwe muba abasaza n'abakecuru murebe kure, isaha n'isaha rwose. Imana yakora umuti, kandi Imana ikunda abahanga. Namwe mwigane perezida wa Ruda, muzaba abahanga ariko mufata amavabuzi menshi azabafasha mu buzima bwanyu. Muzavuga n'icyongereza neza cyane, igifaransa n'igishinwa n'igiswahili n'ikidage birumvikana. Muzakivuga ikiyapane hariya mu kidudubize. Noneho ni ndimi zose zo mu karere k'ibiyaga bigari. Ikigande muzakivuga n'ikirengara, ikirundi mukivuge neza. Noneho mukomeze muvuge n'indimi nyinshi zo muri Tanzania. Birumvikana muri Cameroon muzazivuga na South Africa, hose n'icyarabu mukivuge, hose mu bihugu byose ku isi. Bawabo kwa salamu aleiku bose babakunde, Nabi Muhammad azabakunda, Yesu Kristo abakunde, nyuma Buddha bakunde. Imana baterereho icyemezo ngo mwamenye amavabuzi niyo atuma muzamenya kuvuga neza no gutekereza neza. muvuga ikintu cyose mugivugira mu gihe cyacyo, ni amavabuzi abitera. Amavabuzi ni inshinga mu Kinyarwanda, byose bishingiye ku nshinga. Icyo wavuga, icyo wakora, uko wabigenza kose, byose bishingiye ku nshinga. Inshinga nizo zitondagurwa mu bihe nzabebereka, nzababwira. Hanyuma muzaba abahanga mutigeze mubaho ku isi ya rurema. Ubu ni ubutumwa ngeneye abana mwese mugiye mu kiruhuko, mukwakwanye mukora ibishoboka byose, mumenye amavabuzi menshi mu Cyongereza no mugasobanuye mu Kinyarwanda, mumenye kuzisemura no kuziyumvisha mu bwonko bwanyu, bizabafasha. Nge ndi perezida wa Ruda Barafinda Sekikubo Fred, nteyeho icyemezo cy'uburuda. Ndi umuruda mukuru wakataraboneka. Murakoze, murakarama, kandi muzabyubahiriza birere na mirere ibihe byose. Masaha 28 mukunde ikayi, mukunde kwiga. Nimukunda kwiga namwe bizabakunda. Mukunda amavabu muyige cyane, mufatisha amaboko yombi, ntimuzarekure. Namwe azabakunda, muzadudubiza Icyongereza n'izindi ndimi twasobanuye haruguru hariya. Kandi mujye mumpamagara kuri Magasaraba 250
irindwi n'umunani tatu kane makumyabiri n'umunani gatandatu kabiri kabiri mumbaza ibibazo byose. Murakoze cyane mw'abanyeshuri mwe hirya no hino imbere mu gihugu mu turere 30 tugize u Rwanda, n'ababa mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afurika no ku isi hose. Uyu ni perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, umusaza ukuru umunyapolitike w'amahoro ku isi hose.